bite mugabo ni sawa turagufana wangu ariko araho ndakana ariko nicyo gihungu ndaningiye kukibwira nabi ntabwo urakanura umugabo yego ubwe ko umusumba ari umuntu mukuru none se ko wabuze kutagikora ibiganiro byagenze nkabaye nk'ubivamo nabaye nk'ubivamo yagomba gusubira mu biganiro abantu baragukunda bakongera bakagukurikira mbitekerejeho nari ndi kumubwira ngo abanyarwanda baramukumbuye agomba kugaruka mu biganiro tukareba uburyo u Rwanda twamugira uko tubigenza oya niwe gahunda kabisa ubwo urumva rero nawe ari kukumva wenda hari ukuntu abavuga ngo abantu ngo baramubeshya bakagira uti ariko ubu ngubu nta mpamvu yo kumubeshya wamubwira ariko intego mfite mubwira intego mfite kugira ngo abyumve wenda njye nshobora kumubwira akagira ngo ni urwenya uvuga ngo njyewe ntacyo ndi cyo kumubwira intego ufite mu gihe yanze kuzumva ziturutse kwa nyirazo nyirazo ni ngombwa kumubwirira intego akazumva kandi urambaze cyo kora nimero za yago ndaziguhaye wangu baza uwo mugabo muri kuvana ikibazo kimwe ngamubaza ikibazo ushaka none se umva boss none ibiganiro nabikorewe ko ubu ngubu byamariye iki none se bagukoresha ikiganiro nta kintu baguhereza nta kintu bamera gifite akamaro nacyo ubwo rero abo bantu bari nese yago nta kintu yakumariye yago yanywera ibintu byinshi cyane ntabwo nta kintu buvebaho uwo nguwo rero nawe ntakugendane ntabwo ngomba kumugendana ariko rero ntakugendane nawe agira akana kugendera umuntu agakoresha ikiganiro ngo ntagira akana kugendera kandi ikiganiro agukoresha kigiye kwinjiza ndabona bitekerejeho nyine hamwe nabo mu rugo nyine bakabyemeza cyangwa se bakabyanga akwiteho nuko mu rugo baba barabimbuje ngo rero mbirenjeho ngakora ibindi baranonganya akwiteho pe ariko mu by'ibiganiro byo ndabona nyine bitekerejeho bamwita byakubye bita none se reka nkubaze ubundi mujya mu biganiro mu rugo mbere mwabanje kubisaba mu rugo oya ko ngo mu rugo barabivuje ngo nkuri ibiganiro ndabyirengera ariko ngagiye kuza ikigali ngagiye kuza agagiye kugaruka i Kigali none Peter tuzajya kumwakira urumva undi se Peter wari uzi ko yago yagiye atorotse igihugu ndabizi bamba ahunze yagiye ahungiye ya Uganda none se ubu kutamusengeye cyangwa ngo utekereze kuba yagaruka kutamusengeye koko naramusengeye ariko namusengeye ndi mu rugo ariko nasenga naramufasha yago agaruke namusengeye mu rugo se ndavuga ati naramufasha yago agaruke mu Rwanda ubona se ko agiye kugaruka ubu ayihutisha handi wumve agiye kugaruka wumvise wabyumvishe wumvishe kagiye kugaruka Peter nyibwirira yago nagaruka i Kigali uzamwakira ute uzumva wishimye uzumva utishimye Ndumva nishimye. Gute se? Gute ubundi kugenda kwa yago warababaye hagarara gutya. Nzagenda rwose nimba ko yaje ngende mushuje muhobe. Ubwo uzagenda rero waje Kigali nari mwese uheruka yo cyagiye. Yego Dani. Dani. Waramutse. Waramutse utese. Fresh. Wagira ngo uracyaryamye.
nabyutse wa byirengera ubyirengera gute nyine ingaruka yabyo nyine ngo nzabyirengera kandi mu rugo barabimbujije kandi nawe urabizi ndabizi ubwo se ni nk'izihe ngaruka batekeza bikugiraho karumva yewe n'abantu kandi nakumva ntabwo nawe mushimisha nyine hirya no hino mvuga ntabwo mushimisha niyo mpamvu rero mbeho yago nagaruka ariwe tuzakorana yago nagaruka niyo tuzakorana abandi bose ugomba kubihagarika uretse yago wenyine wenyine abandi kuza kumva yago bimugejeho hirya hano bimugejeho hirya hano bimugejeho kandi ibyo ngenda avuga abandi basubira inyuma bakajya kumuteranya nk'abandi babanje nyine kumuteranya n'ibintu kandi akavuje kandi atabyo yavuze yewe mu mbere ndabiganira bikora bikora he yago rero turi kumwe nyirawe nibwo itari kubibwira ubu ngubu yago nubuhe butumwa wamuhereza umuntu yamugutumikiraho nk'ubu ngubu nkagenda nkabugeza kuri yago hagara gutwebe hariya ngiye mumugezeho mwibwirire nubuhe butumwa wahereza ubu ngubu wagenera yago kabanje mbese ubwana yagumbisha nose ugiye he kandi phone iri aha ngaha yagariye Uganda kekana muhamagara kuri WhatsApp call none se nje ndikanze muhamagare WhatsApp kaduhamagare yago urumva mubwiye kuri Peter Haga Uganda amasaha saa sigomwa mu Gakenke bari saa 6:13 mu gihe turi saa 5:13 sigara amasaha bamwita Peter waruzi ko kamana n'aba Uganda se kamana she ndabije ko yagiye Uganda bibaye igishoro cya Uganda dusura muheruka namenye ko guteshwa n'abari mu Uganda ntabwo meruka Peter karame mugabo wagira ngo phone yahita akira Peter dukomeze tugerageze ariko turajya kurangiza yaciye ese Peter tujye tuvugisha ukuri nyine mu bintu bisanzwe ubundi yago ntibakubwiye ngo ntugakore ibiganiro koko nyine bigejeho nyine abyuvuga undi yagera hirya none se reka agashyiraho ibye kuko ibyo bigenda bimuteranya rero none se reka nkubaze yago nyine mu gihe ataranakwitondera ko dutegereje ko atwita abantu nibo baza mugakora ibiganiro bagahita bagenda bagahindura ibintu ibindi ngo nyine bituma bimufungisha mpamvu ngere rero nabivuyemo rero ariko rero ubu se wari uzi ko abantu bose atari kimwe nyine naga kimwe yego aba ari umuntu ugomba kujya gukora ibindi bintu byo kumwandikira twebwe kandi ari byo agamije kandi ibyo ndavuga nawe akaba nawe ari byo avuga akavuga ibindi bintu bibi mpamvu ugiye bivuga ati naja nyine wenyine tuzakorana muzakorana ikiganiro wenyine none se WhatsApp urayizi kuri WhatsApp ni ukwandikira umuntu ugiye kuri kodinga amajwi urumva oya recording tuyamwohereze urumva umusobanurire ni Peter nurangiza umubwira ati komera kandi tugaye kaze nugaruka mu Rwanda tuzagira ute tuzakwakira neza kugira ngo ubu ubutumwa nibugenda aze guhita bwumva kuko urabona tumuhamagaye inshuro 3 nari kuyifata ariko niyumva ijwi ryawe arahita agira ute akumva hanyuma naza no mu Rwanda azahita agira ute agutekerezaho siko ugiye gutangira ngo iki ikibazo ko aragira bwo bakanoga oya none se uri kwandikira aha ngaha turi kwandikira nuza akira mubwire yitabye oya nago yitabye ugiye kuri coding amajwi isubize ati hello nitwa Peter gucyo mwibwira ati ihangane nuza mu Kigali kandi nabonye ikiganiro cyawe ndi hano kuri kamera oya nago uri kuri kamera urumva mubwira ati uzaza i Kigali tuzakwakira na yombi kandi n'abantu bakurwanya ntabwo duteze guteshuka kugira ute niko ugiye kuri coding agiye gutangira igera hino nyine igera hino ufugire kuri phone ntabwo tukwakire yombi nira mu Rwanda tuzakwakira kandi abantu batukomereye nabi nuko se nukuhungira kure ku buryo mbese ibintu biba gushinja
bitazongera kubaho. bitazongera kubaho. Mubwira ati yago isaha ku isaha ndagusengera Yagusha nishada gushengera kugira ngo utere imbere. utere imbere ugaruka mu Rwanda twongere tukubone. Kuko niwe muntu ngirakamaro mu gihugu cyacu. Kuko niwo muntu ngirakamaro dutegereje mu gihugu cyacu. Kandi wagiye ufasha benshi. Kandi wafashije benshi natwe uradufasha. Twagutegereje nuja turakwakira na yombi. Yago se wakoze ibintu byiza cyane. Cyane. Mubwira ati yago rwose isaha ku isaha ndagusengera iyo ngiye kuryama iyo ngiye kubyuka umunsi uzaza mu Rwanda umbabare uzankikeho. Yago rwose ishani shada gushengera ushagaruka mu Rwanda rwose uraje uterebe turukunda cyane. Kandi turanagukumbuye. Kandi Imana ijye iguha umugisha. Imana ijye wiha umugisha. Mu byo ukora byose. Welcome mu Rwanda. Welcome urakoze. Teke. Nawe ngiye muvugana ni Benjamin. Nahuye na Peter ashaka kukuvugisha. Ubwo nubona akanya wanampamagara ukampamagara kuri WhatsApp nkazajya gusura Peter ushaka kumuvugisha. Peter turaturanye. Siko Peter bimubwire ko nyine ushaka kumuvugisha yamamagara nkaza kukureba. Siko? Nari bimubwire nyine wari wo bimwibwiriye kuko ngiye bamaye nambaye urumva bamaye nambaye mubwire mbere kuki uwo mubwire ngo yago iyi namba nyine namba ni yanjye nunyenera ushaka kumvugisha uno muhungu uze kumamagara muvugane nyine ushaka kumvugisha kugira ngo azakuvugisha ahanga ni koranabuhanga ubwo uri kubirikodinga n'ibyo ngibyo kuburyo nyine namamagara kuri WhatsApp nzaza kureba mukavugana kuri WhatsApp murebana amaso ku muyandi. Ndabwo kurinde ni Benjamin. Yago iyi telefone kuvuga naho ni Benjamin ubwo nuje nanguja munyiriho aje kundeba inje tuvugane mushuje. Sawa kandi urakoze. Nawe urakoze. Ndi mu buzima bikunda kubaho. Peter amaje kwandikira umugabo bita Yago avuga ati bantu banyarwanda mukomeza kurwanya ibikorwa bya Yago ntago ari byiza cyane kuko Yago hari byinshi yagiye akora kandi hari n'ibindi ari kugenda akora hari n'ibindi azakora kandi mu Rwanda turamukumbuye cyane ku banyemana kuko niwe muntu ndizera ko Yago niwe muntu wakoze ibintu abantu benshi batagiye bakora. Abenshi vayo hano ariko tubimubwira nanjye ndi kumwandikira. Vayo hano tuvugane. Abantu benshi bakoze oya vayo hano ariko vayo hano tuvuge. Vayo hano tuvuge kuko Yago niwe wagiye akora ibikorwa byinshi cyane kuko Yago niwe wagiye ufasha abantu bagiye batandukanye mu bihe bigiye bitandukanye. Yaba ku banyempano yarabafashije yaba ku ngeri zose abafite uko batishoboye yarabafashije. Urugero abo benshi banatanga n'ubuhamya mu bintu bigiye bitandukanye. Niwe muntu washobora gufataga miliyoni akaba yayiguha atitaye ngo uturuka he atagendeye ku bwoko atagendeye kuki miliyoni akaba yayaguha bro. Miliyoni akaba yayaguha ni wa muntu wagufasha kutitaye ngo ushoboye iki ngiki cyangwa ntago ushoboye iki. Mbese navuga ko Yago ari inkingi yari ikomeye cyane muri showbiz nyarwanda. Gusa njye sindi umuhanga mu bintu nkora cyane ariko mu bushobozi bwanjye nimvamo ndi umuhanga ariko nanjye ndi mu cyimbo cya Yago. Ndizera ko nanjye ndi kugendera mu kwaha kwa Yago kuko ibyo yakoze nanjye ngomba kubimbura ibyo yakoze. Ntago bishobora guteshuka mu gihe ataraza mu gihugu kandi izira naza no mu gihugu inshingano tuzazikomezanya tugakora. Ngiyewe naje ndi tu Yago nushaka gushyiraho tu Yago kuko ubu ngubu umuntu ufite impano wese umuntu ufite uko agira nukugaragariza abanyarwanda koko nimba bikwiye tukareba uko twabigenza. Ikindi nkundira Yago buriya rero abantu benshi mukunda kunkurikira ikindi nkundira Yago buriya ni ikintu kimwe cyane. Yago yakoze ibintu byiza cyane. Yago niwe washoye amafaranga menshi cyane ku banyempano cyangwa kuri showbiz nyarwanda ku bantu. Niwe muntu washoye amafaranga menshi nanabihamya akiri mu Rwanda. Yago niwe washobora guhostinga abantu barenze muri 3-4 kandi bafite izina mu gihugu.
akaba yabahostinga akabahuza akavuga ati ngewe mfashe iminsi uyu nguyu nkabahuza bakaba baganira. Kandi ibyo ndizera ko mu Rwanda nta muntu uranabigerageza, sinzi wenda sindi umuhanga kuri social media cyane, wenda ngo nagenda nkareba video zose, ariko mu mavideo menshi nagiye mbona ya Yago niwe muntu wagiye afasha abantu benshi bagiye batandukanye kandi bari mu ngero zigiye zitandukanye. Yago niwe washobora guhuza, mbese niwe wari umuhuza w'abanyempano n'abakeneye ubufasha. Rero muri aka kanya nanjye ndi mu cyimbo cya Peter nawe ari mu bantu yafashije, ntari namusuye nubwo bitagenze neza, nyine tutaganiye bitewe n'urwanga abantu benshi bafite, kuko abantu muri iyi minsi dusigaye dufite ishyari. Sinzi ikintu kiri gutuma tugira ishyari, gusa ndizera ko uzapfa ukabisiga, uzapfa ubisige, uzabyara umwana apfa abisige, buri umwe wese azabisiga, byose tuzabisiga ku isi. Ubwo urumva rero guharanira ibintu ukabikorera warangiza ukajya gukora ibidakwiye, uzabisiga rwose pe, uzabisiga. Umutima n'urwango mu Rwanda ntabwo ukwiye kuturanga. Urubyiruko akenshi na kenshi ntabwo umutima w'urwango tugiye kurwana. Kandi ikintu cya mbere, nimba unyumva, nshobora kuba natari umuntu ufite hit cyangwa nta zina mfite mu gihugu, ariko ndizera rimwe na rimwe ko aya magambo azagenda agufasha. Amagambo azagenda agufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Fokasinga ku kazi kawe utitaye ku baguca intege, kuko nanjye ibinkora ntabwo nabura abantu banca intege. Wigize Yago, wigize nde, ariko buri gitonyanga kimeniwe ari uko kidakoresheje imbaraga, ahubwo ari uguhoza. Witeshuka ku nzira zawe cyangwa witeshuka ku bikorwa byawe, ahubwo kora. Nimba ari ukubyuka, nimba ari kubyuka ukajya ku kazi ku kiyede, akazi ugashyiraho umuhate. Ni benshi bateye imbere kandi badafite aho bari bagejeje, kandi benshi bateye imbere bitewe n'uko bitwaye mu byo bakoze, ntibabikore neza bikaba impfabusa. Hari abantu benshi bagiye bakora ariko bitewe n'uko batitwaye mu bintu bikaba impfabusa. Rero kinakubwira, fokasinga ku nzira zawe, fokasinga ku nzira zawe. Umubwira ati mfokasinze kuri iki, uvuge ati ngo nkwiriye gukora iki. Kurumva rero ndagukunda cyane, wowe ukunda ibiganiro byanjye ujye ukomeza unkurikirane. Nkunda gukora kuri YouTube bita Bintu TV Show. Nshobora kuba ndi hasi aka kanya ariko ejo nkaba ndi hejuru. Buriya kugira ngo umuntu arebe hejuru ni uko agomba gukora cyane kandi akareba ibiri imbere. Wowe ukora urebeye kuri future yawe y'ahazaza, ureke gukora ukurikije future yawe y'ahahise. Ahahishe tuhatekereje haratubabaza, urumva. Ubwo urumva rero mu buzima busanzwe jya ukora ugendeye kuri future yawe y'ahazaza, siko? Okay, ndagukunda cyane wakoze subscribe, kandi nawe ugiye kuyikora, Imana ijye iguha umugisha kugira ngo tujye dukorana ibiganiro byiza cyane, yaba ku banyempano, yaba ku ngeri zigiye zitandukanye, yaba mu biganiro tuzagenda tubana muri showbiz ndetse n'ahandi. Kandi ni channel nziza cyane ifite umusanzu zo gufasha ku banyempano. Ndabakunda cyane.